Agafilime kacu k'uyu munsi nuko tugatangiye. Hari igihe uzagirira neza umuntu bikarangira, ariko kurangira kwawe uwugiriye neza akaba ari we ukwangiriza ubuzima. Dutangiye umukobwa ari kwigira wigi bamuhaye, ya misatsi bambaye, akimara kuyambara arangije inzoka zihita zimwataka mu gatuza ndetse n'ijosi zitangira kurirya. Mana nyagasani, Mana nyagasani, mujye mwitondera impano babaha, kuko izo mpano ziba zirimo ibintu byinshi bitandukanye. Nuko dutangiye filime yacu uyu munsi. Umukobwa bamwambitse wigi, bamuhaye wigi, ya misatsi bambara, ariko iyo misatsi hari harimo inzoka. Izo nzoka zihita zimurya mu ijosi, zirangije zimujya no mu mutwe, zitangiye kumusaza, zihita zimutera ibisazi. Mana nyagasani, nuko dutangiye filime yacu uyu munsi. Iyi story ni ntoya, nzanye filime ngufiya kugira ngo ubashe kuba wayireba uyirangize. Niba ugeze aha ngaha aribwo bwa mbere, kora subscribe, ukore like. Abakobwa mwambara imisatsi mutazi ngo yakozwe ite, mutazi ngo imeze ite, ndagira ngo mbabwire muzashobozwa no gusenga, kuko nta kundi buryo bwo kuba wabimenya. Inzoka zaramuriye zimusigamo ibisazi, atangira kubabara cyane, kandi ni nako yambaye imisatsi. Nta bwenge afite byibuze bwo kuba yayikuramo. Uko akomeza kuyambara ni nako zikomeza kumurya bwa bisazi byose zamuriye, zirangije zimusigamo ubumara. Nuko dutangiye filime yacu uyu munsi. Turatangira tunakomeza. Nyina wiwe yaraje yumvisha akaruru, yumvisha induru ivuga, ahita aza kureba ikibaye. Yakubise umukozi, akubita n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa ni umushyitsi yaje kubasura. Mana nyagasani, ndagira ngo mbanze ngusobanurire, ndagira ngo mbanze nkubwire. Uyu mukobwa yaje gusura uyu mukobwa nanone. Uwo mukobwa w'amarinete yaje gusura uno mukobwa, arangije agiye gutaha amuha impano, ati hari impano nakuzaniye. Agiye kureba abona ni imisatsi, abona ni ya misatsi bambara. Arangije aravuga uti reka nigere ndebe. Akimara kuyigera, inzoka zahise zijya mu bwonko zimwe, izindi zimufata mu izosi. Kumbe ya misatsi yari irimo ibisazi. Nuko dutangiye filime yacu uyu munsi. Ibaze nawe uhostinze umuntu yaje kugusura, amaje kugusura arangije uhita umwica, uhita umurangiza. Mujye mukontorora, musenge, mwongere musenge. Umumama yabwiye umukobwa, unyiciye umwana, iyi misatsi umwambitse niyo imurangije, niyo iri kumurangiza. Mana nyagasani, ese biraza kurangira bite? Niba ugeze aha ngaha aribwo bwa mbere, ntugende udashoje ino video. Nazanye video ngufi cyane irimo inyigisho kugira ngo uzabashe kumanaginga ndetse kumenya ingaruka z'ibihe. Mujye musenga cyane. Umumama arimo aramubwira ati kuki umemukiye, waje gusura umwana wanjye none usize umwishe. Yatangiye kumukubita, kubera icyo umpekuye, uyu niwe mwana wenyine ngira, kubera iki nkora ibi bintu wa mukobwa we? Waraye ahangaha, twakugaburiye, twaguhaye buri kimwe cyose, ariko mu kugenda kwawe usize unyiciye umwana. Ndagira ngo umbwire impamvu ukoze ibi bintu. Umukobwa yaramubwiye uti ntabwo ari njye rwose, ati ntabwo ari njyewe, ati njyewe yigeze imisatsi ahita ahinduka atyo, kandi nta burenganzira njye mbifiteho. Umukobwa yaravuze ngo reka nigendere, ibyo bintu byose njye ntabyo nzi. Yatangiye guhamagara ngo abashe kuba yakwigendera. Mana nyagasani, umugore nawe arimo ararira, umwana wanjye, umwana ari kumupfana. Yahise ahamagara ugomba kumutwara. Mana nyagasani, yahamagaye umutagisimeni ngo abashe kuba yamutwara. Akazi kiwe kamuzanye, misiyo yiwe yamuzanye, abashije kuba yayisoza. Nuko dukomeje. Umukobwa yaravuze ati basi ngwino untware, mvana ahangaha nigendere, bagiye kunyica, bagiye kuba bangirira nabi. Mana nyagasani, ese biraza kurangira bite? Yavugiye kuri telefone arimo ajijisha, ari nako n'abandi nabo abareba ku jisho, arimo yivugisha ibidahari, arimo ajijisha. Uje kumutwara nguwo
nguwo Mana nyagasani yaraje kumutwaza ibikapu kugira ngo abashe kuba yagenda. Umukobwa aracyari gupfa, umukobwa arimo aracyajijisha. Mana nyagasani barimo barafata, barimo barasenga byibuze ngo barebe yuko yaba muzima. Bagiye kubona babona umutagisimeni aje kuba yamutwara. Mana nyagasani basanze hari uri hasi arimo ararira, ariko umukobwa yababwiraga ati njyewe nta kintu, nta burenganzira, ibibaye byose ntago harimo akaboko kanjye. Wigi yambaye sinzi niba harimo ibindi bintu bibi, ariko njye nta burenganzira afite bwo kumugirira nabi, nta n'umutima mubi. Mana nyagasani umukozi yatangiye gusobanurira, yatangiye kuvuga uti uyu mukobwa twari kumwe hano yaraye ahangaha nta kibazo cyari gihari. Agiye kugenda akura imisatsi mu gikapu, arangije aramubwira uti akira nkuha impano ujye wambara ujye usohoka usa neza. Arangije akuramo imisatsi ayambika uno mukobwa. Akimara kuyimwambika inzoka zise ziramufata ijosi zose ziraritatamura, zirangije n'izindi zimurya mu mutwe. Arangije arataka ahita agwa n'ibisazi, arangije yikubita hasi. Mana nyagasani ari kubibwira umutagisimeni, ese arabasha kuba yamufasha iki? Umukobwa nuko nguko. Buriya muri ubu buzima hari ukuntu uzagirira umuntu neza birangira kwituye nabi, birangira ari misiyo yari imuzanye yo kugira ngo abashe kuba yakugirira nabi. Umwana nicyo ari gusobanurira, waje kuduhemukira, inshuti yanjye urayishe. Umukobwa yaramubwiye uti njyewe murambeshyera. Umukobwa yaravuze uti murambeshyera cyane rwose. Umukobwa nawe yagize ubwoba. Umutagisimeni yaramurebye aramwitegereza, areba umukobwa ukuntu afite ubwoba, areba ibintu byose biri kubera ahangaha. Ese arabafasha iki? Ese ari nkawe wakora iki? Mbabwira ngo rero ikintu kibikuraho, ikintu gica inzira, senga, wongere usenge, uyoborwe umwuka uzakugaragariza umuntu muri kumwe niba ari uwa nyawe cyangwa atari uwa nyawe. Uyu yatangiye kumubwira uti rero mfite akazi kenshi, ngewe ibi ngibi nta kintu nabikoraho, ngewe reka mureke ngende, ngwino tugende, ngewe reka ngende, ibindi mujye guvuza uwo mwana wanyu. Uyu mukobwa nawe yatangiye kubabwira uti njyewe ibyo byose mubyimenyere, umwana wanyu ntabwo ari njye umwishe, ntimukongere kumbwira gutyo, nibyo mwanyakiye, mwampaye ibyo nagombaga kubona nabona nk'umushyitsi, ariko ntabwo nari njye wamwishe. uyu mugore yaramubwiye uti wa mugome we, ibintu nkoreye umwami ukorera azaguhembe. Unyiciye umwana, wari kugenda, twaguhaye buri kimwe cyose, twakwakiriye neza. Iminsi 2 yose tumaranye ntabwo wakagombye kungize gutya, ntabwo wakagombye kumemukiye. Hari abantu muri iyi si bakorera Satani, hari abantu muri iyi si bakorera imyuka mibi, bazaguhemukira. Uzasenge. Yamutunze urutoki aramubwira ati zibaho ngaho wakagore we, zibaho ngaho, nta burenganzira ufite bwo kumbwira ngo umwami nkorera azamembe, kuko nta burenganzira mfite, nta bushobozi mfite bwo kugira umwana wana nabi. Mana nyagasani, umwana yarapfuye, umwana abuze gica. Umukobwa atangiye no kumukatira amubwira uti mbaye nanabikoze namaze, jya kundega mu rukiko tuzaburana. Kandi umenye yuko ibyo bintu urimo uvuga bihanwa n'amategeko. Nta kimenyetso ufite cy'uko ari njye wamugiriye nabi, nta kimenyetso ufite cy'uko ari njye kwiciye umwana. Mana nyagasani, umutagisimeni nawe yarabibonye, wiwe yibereye mu kazi, yajunguje umutwe, yarebye ibintu bibaye, yarebye ibintu biri kuba, abura icyo abikoraho. Buriya habaye ari umuntu azi gusenga, yasenga akabahoza uno mwana. Abazimu babashije kuba batwara buri igitambo cyabonetse. Uyu mwana w'umukozi yaramurebye. Umukobwa arakomeza aramubwira uti wa mama we, uracyari muto, uzabyare n'abandi, ariko ntumbeshyere. Yaramubwiye uti wa mukobwa, ibintu ukoze bizakugaruka, ntawe nta buzima buzima uzigera ubona, nta neza uzigera ubona kuri iyi si uretse guhemuka gusa. Kandi inyituranyo y'abahemu ni ukujya ikuzimu, uzashya. Nkurahiye Imana yuko
yuko ibintu nkoreye nawe bizagirirwaho kuri famiye yawe. Mana nyagasani, mujye mwirinda, ubugome bwaragwiriye, abantu basigaye baroga mu buryo buri tekinoloji. Umuntu akakuroga atagukozeho, umuntu akaguhereza imyenda, muri iyi myenda barayirogeramo imyenda yose, inkweto ndetse n'izi wigi, naza amawigi rwose mwambara. Abakobwa mujye mubireberaho. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ukaba ugeze kuri uyu munota ukireba iyi video, ntugende udakoze subscribe, kora like udushyigikire, ubundi ujye ubona video zacu nyinshi umunsi ku munsi. Yafashe baga yiwe aravuga uti reka ngende namaze ibibaye byose. Niba mufite gihamya ntakuka, mugende mujye gutanga ikirego kuri pariki, nzaruburana. Mana nyagasani, umutagisimeni nawe nikareba ku isaha aturimo urankereza. Yafashe baga yiwe, nuko nguko yaramubwiye ati reka mbanze nkubwire, ati basi amahirwe ya nyuma mwana wanjye abashe kuba yakira. Nuko nguko yavuze uti sigarana urwambare, sigarana ibyaye ikiboze irakirigata. Hari ibyo yari yibagiwe, yafashe amafaranga y'itike, yaragiye kuyasiga. Umugore yaramubwiye ati ndakwinginze basi mpereza ayo mafaranga mbashe kuba namujyana kwa muganga ndebe ko yakira. Mana nyagasani, ujye usenga uyoborwe n'umwuka uzakubwira abantu b'ingenzi ku buzima bwawe. Iyaba usenga ibintu byose nk'ibi wabibona. Yaramubwiye ati aya mafaranga ntayo naguha kuko uransebeje. Umumama amwatsa n'amafaranga byibuze yo kuba yamujyana kwa muganga kugira ngo arebe ko yamurokora. Umukobwa aramubwira uti ntayo naguha, jya gutenga ikirego nzaruburana. Mana nyagasani, umukobwa nuko yavuyeyo. Mujye musenga, musome Bibiliya, mwumve ijambo ry'Imana icyo rivuga. Uyu nawe yaramubwiye uti wa mama we, ntukongere gukora ayo makosa, urabona ibintu bikubayeho. Ntuzongere kwakira umuntu utazi. Nawe wa mukobwa we, mu gihe ukiri muri uru rugo, mujye mumenya abantu mwakira, ntimukakire abantu bose mubonye. Ni ikizira gikomeye cyane. Ati ni ikizira gikomeye, basigaye barwambaye, bapfushije umwana, babuze amajyo. Musenge, mwongere musenge.